papa yari afite projet yuko yigeze gutegura ibintu narabivuze cyane. Papa yigeze gutegura urugendo rwo kugigoma ngo kujya gusengera ahantu bita Ikibumba. I talk about for long time ago. Ariko kujya gusengera Igoma ngo yaragiye ngo kwemeza ngo ahantu ngo muri 1996 ngo haguye impunzi nyinshi cyane, so yaragiye ngo gukonfaminga indi genocide. Ni byari ibintu bibi cyane birebire. Yes, noneho mazi byabaye gutyo abanyadini nibo babanza intambara. Then icyo gihe mbere ya Cogamuho gato, ariko si kwizi space nazikoze kubera iki mutazikurikiraga. Mbere ya Cogamuho gato abantu muribuka umuntu umusirikare w'umukongomani wagiye kuri Petite Barriere akarasa abapolisi b'u Rwanda bagahita bamurasa. Uriya yari FDLR, ntabwo yari umusirikare wa Kongo, yari lieutenant ariko ari mu gisirikare cya Kongo ariko mu FDLR. Byaje kuvugwa mu audio naje kuyakina. So ahangaha nuza gusubira inyuma ukibuka neza, uzi ko uriya mugabo uriya musirikare bamurasha ari uko papa amaze gutanga itangazo ko atakigiye hehe muri Kongo. Nyuma yaho yaje kuja Kinshasa ariko atinya kujigoma. Nubyibuka uzi ko aramaze kumanika ibyapa muri Goma ko azajya gusengera Ikibumba. Bienvenue papa, ibyapa birahari. Noneho papa kiriya gihe nibwo 23 yahise afata hehe Kibumba. Bafashe Kibumba, urumva bakimara gufata Kibumba, papa yari kuzinutsa amazuru hari bakamuha nyina. Urumva hano yaragiye gusengera hahise ajya amaboko ya M23. Papa arabesha ngo yarwaye akaguru. Nyuma y'iminsi 2 mbona yaje gusaba imbabazi muri Canada. Kagurabaze papa akaguru kagakize mu minsi 2. So papa rero kubona we aravuga ati u Rwanda nirwo rwisha urugendo rwanjye nagasuzuguro. Kiliziya irarakara, Kiliziya Gatolika irarakara ngo u Rwanda rwagize gute bahagaritse urugendo rwa papa. Kiliziya Gatolika itegura kuvana ubutegetsi bw'u Rwanda. Wundi wapfuye? Wundi wapfuye, yapfuye atabukuye. U Rwanda wumva zirimo imigisha. Yapfuye atavanye ubutegetsi. So ahangaha ariko kwereka izi nkuru nagenzi bako mutajyaga mu nkuru. Byanditse ka tubwira abantu bampereza ama gift tuve muri ibyo bintu bya politiki. Sawa bwira abantu bawe baguha ama gift. Zamura n'abantu bakuganiriza. Oya nta bantu bafite ubwenge bwo kunganiriza. Aba bakobwa bapfumuye amatwi se baraza kunganiriza ibintu bava ama gift. Nobody is here ushobora kuba ama gift. Ariko ntarakana kagakobwa gafite gasheka neza none kagira amavi meza. Ariko ikibazo kari kure. Come here sweetheart. Come to daddy. Akanga kurukura no kibita isimbi nako kisanze nagiye kubona nkabona muri video z'aba diaspora bamwe barwanye bakicana. Ariko godsa iyo popoliste ubunkorera ntabwo ari njyewe uri yasinye. Ugomba kumpamagara ukantereta. Mbwira isaha uraba utari live. Uze kumpamagara kandi umpamagare uri mu rugo undiribire indirimbo y'abadive. Wamubonye Runa wawe utari kuri live. Zamura Runa Runa se amasaha ngo ntabakubona. Ngaho mutinga mic yawe fasha ufite mic. Nako ufite urusaku. Ndikaze gushakira abantu nzamura hano ndi kureba umuntu nazamura hano ufite ubwenge ninde. Wareka igikorwa kizi kuganira mu kuntu. Kiba gifitemo ubwengemo naka nabonye ari akantu gafite kakana mugire gafitemo ubwenge. Undi muntu nazamura nta wundi muntu ufite ubwenge ndi kubona. Hari uwo bita Martin ndabona afite ubwenge buke. Erega cyecora kureba abantu ngahita mbona ko nta gitekerezo baguha. Reka kuzanira bita Patrick. Navuga uragira ngo wanzaniye ikibuga cy'indege cyanjye. Bakurikira kintu mfatamo. Reka ze nkurebera nk'abantu baba hano muri comedy. Nuko Imana ajyane nta kintu mba mfatamo. Uyu kankuzanira umuntu ufite akaguruka bakurira ko ngwino ubyine shaka. Niba ari bijoyo bijya. Oya haruni ngo niba rinde. Zamuka ubyine bagutema. Wowe ariko wa wundi wajya guzatwa muha amafaranga yagiye.
uravuga nde w'ikigofero niba yitwa nde? bije iyo bija. Hari uwundi wajya guzana abaturage benshi cyane. Ngarambe Ego. Ngarambe mwamuguriye telefone ngo ntiyizura 300 arivumbura. Ego. Ariko Koko numvisemo umutwerera telefone. ko ntabwo byuzuye 300 kandi ngo ashaka turuwatsa. Isata yagaruye babe bamutwerereye. Yari yahinze hese. Oya ariko mwagiye mugira ubumuntu none se namwe mwemeye kumugura telefone yo muyuzuza. Nese nimba ariyo yabonetse. Ubwo watanze angahe? Ntabwo nari mari. Ngaho none surabura amafaranga utatanze kuri leta ariko ntushobora. Nanga abanyarwanda mwabaye ahubwo yarakoze guhereza indashima se ubwo ntiwicuza. Ibyo rata. None se ni gute? Bamuremeye amafaranga menshi. None se ni gute adashima mu myumvishe nabi ntabwo adashima ni gute adashima? Niyo yaba ari 100 yari gushimira ni byo kwivumbura se yivumbura gike. Hari gose harayo watanze wa mukobwa hari amafaranga watanze. Nataratanze niho bayaburaniye. Ukuntu barakaye nkaho ntari n'igikoroto batanze. Twarakaye nkaho twayatanze. Simwe mujya gushaka umugabo ugasanga mutangiye kurwanira mu mitungo ariko igitsina gore muri bitangaza ko umva umudamu akaza agashegera imitungo yashatswe n'umugabo we batara. Ese si muba mwarashakanye mukundana ibyawe nibyo byanyu. Oya se kandi ibyo ngibyo ngiyewe twumvikane urumva ibyanjye nta ikintu kiduhuza zaba ari kimwe mugore tuzabana unyumve. Mugore wanjye nyumva hano niwe ndi kubwira. Ntabwo hari. Madame ngwino unyumve untega amatwi unyumve neza. Tuzahuzwa n'abana tuzabyara urumva. Nesu ntago wamuha n'imitungo mukayigabana. Ariko koko ngo bigende kandi mwamukundana urukundo ruracyabaho. Yego kurubaho. Mwabaye umwe murarana turarana mubana mukundana.